Cyangwa tugende sha. Jado, fungura umuryango. Papa, nawe ufunguye. Nawe ufunguye? Nawe ufunguye none. Ngiye kukumenyesha ikintu kimwe. Niba udafunguye umuryango aka kanya, ngiye kugukaraba, ntuzongere kumbara nk'umubyeyi wawe. Urambwira bakabiri. Papa, reka nanjye mubwire ikintu kimwe. Njye naretse kugufata nka data. Igihe ufataga icyemezo cyo kumfungisha, uri kubyumva? Ngiye ngufungisha. Mfungisha nyine. Ubusa tuvuga ko nari muri holiday. Jado, uratuma nicuza icyatumye ntagufungisha. Ahantu wari uri ni mu kigo ngororamuco. Uri kubyumva neza? Nubwo numva umuco wawe nta kintu kigeze gihinduka. Papa, bivuga birangiza. Papa. Uri kunjyana nk'imageragere. Sibyo ushaka kuvuga. Papa. Uratinyuka umubyeyi nawe. Ugafata umwana ukamujyana ahantu nkahariye, papa. None ikintu cyababaje ni uko utigeze unagira n'igitekerezo cyo kuza kunsura, papa. Basi ubikora ngo umenye ko nari ndi no mu gihano. Ndicuza n'impamvu navutse. Marundira ngo dutahe. Muramuke mwese. Jado, fungurira ni njyewe. Jado, mva mama na papa bagiye mfungura tuvugane. Urabashyuwe. Sheri wafunguye tukavugana gato. Mbabarira. Jado, fungure mama na papa bagiye.
ngaho uruhuke sibyo kandi wumve ko umeze neza utashye mu rugo nta kibazo sibyo Jado ndabizi ko turakariye dukora gutereranye ariko tubabarire please nukuri tubabarire Nakimenya muri rugo nijye mwagize ikintu cy'ikirara kiraho ngaho mbese ni nka bamarayika sorry basi nkwemereye ko kitazongera ndahari mama arahari twese turahari kandi turagukunda Jado kandi tuzagufasha gusubira mu buzima busanzwe no kwiteza imbere Jado subije uzimiriza itara urizimye cyangwa ubireke kujya mu kure n'inkweto Ewe ndumva nana hasi ariko mama uzi ko hari akantu nakuzaniye nibagiye kuguha ngafora na gake ubwo se nibifora urampiki nibifora urakarya kose ukamara nta n'umuntu n'umwaye ese burya ni n'ibyo kurya singukopeje hari ikindi se kitari za shokora ujya unzanira uzi nkunda nose mama ubibwiye n'iki mama wari wakabonye oya ni ukuri ntabwo nabonye nta kuntu nabyemera oya urambeshyera pe nta kuntu nabyizera wakabonye ndagise uburoho bwanyu ngakiri nawe gaho niyawe rega nakawe ese mama ibyawe nabanga mwaho byarangiye bite aha wahora n'iki uzi ko byanteye isoni no kujya mu rugo rwe ngo musabe imbabazi mama neza neza sinyisohoka hano muri uru rugo mba numva mfite ipfunwe pe ariko ni ukuri nawe ukomeza ibintu pe ni ukuri none se arega nta muntu udakosa nose bivuze ko nabanga mwaba badakosa none se ne ko Sarafina yambwiye ngo namubwiye nabi ubwo ko kurumva nahera hehe okay nta kibazo ndajya kumureba musaba imbabazi ariko nawe mama umbabarire pe nujya uhura n'ikibazo ujye uhita umpamagara ako se ubundi reka mfite ikibazo ikize kandi ndashaka kujya kwa muganga abantu bose birirwa bavuga ngo narasaze ariko rero neza na koko nanjye ndebye mbona narasaze oya mama oya nuko umbabare ibyo bintu ntongere kubivuga uri muzima kandi cyane arega buri wese agira uko asura mu marangamutima ye ikindi kandi iminsi yose ntabwo ihuriza sibyo ngaho irya Idioni iguse kuri ngano munsi y'igiti we cyuwera
ndamuhamagara ugidiyoni we ndagukorera mana we ndagukorera. uyu munsi se urataha kare? ndataha ninze ko hari gahunda nyinshi nshaka kubanza gutangiza, hari n'abantu mfitanye nabo gahunda kandi turabikora muri aya masaha akuze cyane. Kubera iki se wimbarije? Nagira ngo tuze kugira icyo tuganira kuri uyu muhungu wacu. Uravuga Jadoze? Hari undi muhungu ugira? Reka nkubwire mu runera. Uriya muhungu wawe Jado, njye narangije kumukaraba. Nta kintu ushaka kongera kumva cye, nta kintu ushaka kongera kuvugana nawe. It's over. Ntabwo ntukajya uvuga gutyo. Si umwana wawe? Ndabyemera n'umwana wanjye. Ako si umwana wanjye usebya. Umwana wanjye unyandagaza ahantu hose. Reka buriya nijoro hari ikintu utabonye. Uriya muhungu ntigeze ahinduka na gato. Reka Maya yagize ihungabana, kunywa ibiyobyabwenge si ikintu. Ariko twese turabizi ko abantu baturuka hariya bose baza barakize, barabaye abantu bazima. Okay, tubyihore nta nubwo ushaka no kongera kubyumva. Ahubwo se wibutse kubwira Ronera kuri ya gahunda yo kuwa gatatu? Harya ni ibiki? Ese nakwibuka ko Karamaga yaduhaye gahunda yo kazaza kudusura we n'umuryango we wose koko, kandi wa mukobwa yakagombye kuba ari kuri ya gahunda nawe uzi nyine. Ndabyibutse. Rero ndaza kumubwira, ariko hoya, ariko nta kibazo, nta kibazo. Wowe wirinda kumubwira igituma tumuhamagaye. Numva neza sinzi. Wirinde gutuma amenya igituma tumuhamagaye ahangaha. We azi yuko aje kuza kugufasha mu byerekeranye no kwakira abashyitsi, nta kibazo kiri bube, kandi ndezera ko ari bubyumve. Arabyumva. Uyu mugati ni waryari? Si uw'ejo se? Umugati warangije igihe. None se nibwo uyu muhungu atangiye kutugaburira ibiryo byarengeje igihe gutya? Ubu si ukutunogonora bikarangira? Umva sha. Niko sha. Yes boss. Uriya mugati waguze hehe? Ariko boss, Jado. Jado. Vugana mama. yego mama. Meze neza mama. Ma ko numva rwose si. Okay, sawa ntacyo nzakubwira, reka mbitekerezeho. Sawa sawa. Sawa nawe rero. Twarangije kuvugana. Nakubye.
ndasonera nashaka ko tuganira nyine hari icyo nashaka kubwira tu nyine urabona nibwo nyivari ahantu nyine nyivari ahantu nta kintu ndiyo nta kintu umuntu w'umusore nyine aba akeneye nk'agatelefoni nyine ko gukoresha byumva ariko kwirirwa nira nyine ntabyo ndabizi nanjye nari nabitekerejeho ariko subizi ko uri umuntu wanjye se ndabizi rwose ko uri umuntu wanjye kandi turanemerana kandi turemerana ariko umbabarire nturakare umbabarire nzayigure kuwa gatatu sibyo nzayikore Dubai haba telefoni za make kandi z'ubwenge niwumva se aba ni sawa kabisa wena nanjye rwose abantu uzajya utambuka bagire ngo wibura kabisa cyonzi ayi ngiye rega misho nawe uramuzi nyine yirwaga nsakuriza nesho mutwaye ngo zana telefone kuki nakwidanyire nakoma nanjye n'ukuntu mbari kishaka bate kabisa shiri nzayizana n'ukuri kabisa nyine uzabukoze to okay none se mama ubana n'umuntu igihe kingana gutya utaramubaza iwabo buriya rero umwana wanjye sinjya nkunda kwinjira mu buzima bw'abantu kimwe ko nanjye ntakunda umuntu unyinjirira mu buzima buriya ubuzima bwanjye nibwo buba bumpangayikishije na neza wanjye ariko ubundi ne cyumva n'uburyo bunyambirije ariko se mama njyewe ndabivamo koko aho nari kubona ngera aha mama shoferi umeze bite Isa patron. uyu mukobwa se noneho umukuye hera Hano nyuma. Oh my goodness. Sorry. Ntujye kure. Sister dore yagasomye bitaza ku. ntugire ikibazo hase misho noneho tuvugisha ukuri koko hase noneho ari nimwe isize muri stock nko kabyara Stock bikishyura. We, si twavuganye 10k. Ni ibihumbi 10. Only 10k. ibihumbi 10 Ni ibihumbi 10. ubusa n'ijana basigara nyine Man, reba wishyura I need to rest. shoferi arya ngo ni ibihumbi 10 Vuba, I want to rest. Go away. okay Okay, sawa murakoze. Jado, wamfashije. utagose nyine reka fatana mwereye nana cyanze iki niba ntari n'ikintu na kimwe wasize hano ma fatana Bye. niba mwereye ariko ne uribuze ukuntu mama wari umuntu mwiza wumve ngo buriya njyewe ni inshuti yanjye buri munsi sinabikubwiye se ariko rero hari akantu njyaga nibaza buriya biriya bintu bye ndago bizamufata akandurumbukana oya sha oya aha ni ukuri warakoze kumbereza akazi ariko mba mbona ndazakabasha pe ako se Serafi ntabwo biko twa dutekinike nakubwiye uzajya ukoresha agahita agaruka muri moto dutekinike urabona ndahabyuzi uzi ko buriya mama wawe mba mbona yatera umugeri nguwa jetiri gutya buriya yakurangiza ahubwo hari akantu rero ndekereje buriya ne
ndakunda wajyana mama wawe muri karayesi ngo he muri karayesi ndahuze ahantu bajanaga abandi baturubuye se kuki umva Serafi ndakubwiye ngo n'undi munsi uzongera kwita mama wanjye umusazi uzambura uri kunyumva neza se njyewe buriya mvuze ibintu bitari byo koko ndaga ari ukuri ibintu bitari byo uzi abantu benshi babizi hano ndavuze ngo ceceka ndavuze ngo n'undi munsi bigusubiremo ngo n'undi munsi uzongera gutinyuka kuvuga ngo mama wanjye ni umusazi tuzahangana wanyumvise ariko rero ariko kwanga ugira umutwe ugira ubwenge wowe ubu nakunyuzamo inshyi ne ndago nzongera Serafi wageze aha ryari nibwo ngihagera neza yagezeyo se nziza amaze ufata imodokari yicayemo none se ko warondeye ubwoba bw'iki narengize ngo ni bya bintu byawe byongeye kugufata kaya kandi gusengera umwana wanjye ngo Imana imuherekeze agere i Kigali amahoro azabishura ahangaha uzi bimbaye azengeze nawe ari kwibagirwa Kigali nkayoberwa n'aho umuntu ari abaturage ikibazo uri kunywa amazi noneho byagenze bite kuri kunywa amazi uzakanya uribagira ko hakuze ko ari byo ariko nibutse ejo kwe mbega umukobwa uzi ko narugaga kubona umukobwa wanyweye kuri mwana bamaye amahame martinage nasinze buriya sinarebaga jyunywa nyine zo umugabo none ejo ukuntu wambwiraga jado mfata oya twari twasangiye nayoberwa umukobwa w'umwana akazibona mu maguru jado akanya uri kuncira imanza n'uburyo twaryanye ibishobo byinshi ariko mushonda nagukunda mwana ntabwo mba nifuza ko wagwa mu rwobo nari nguyemo hariya nageze ntihabi noneho uri n'umukobwa ngewe ndi umuhungu wenda byo birumvikana gusa ni umukobwa ntabwo ari ahantu hagera bro cunga izamu ryawe bakuzanire inkoko ahubwo uvuze inkoko ndibuka sinshaka no kumva umuhumuro ni inkoko ngiye kurira inkoko nzanywe no kurya agakoko kanjye nkakavovora ntuje nta kintu kinsagarira urakumva nta kintu uba niyo babizana ariko icya mbere ni inkoko bazana inkoko tu DJ gabanya gato gabanya
noneho aya masaha abakiriya baba bakeneye kuganira sibyo cyakoze nubona babaye benshi utwike ibyanyabo sawa manager Nadia ndakubwiye ko nakunda umuntu anyita manager okay nasi ko bari abagabo bashakaga black label ikaba yashize ndaje nibaye hari ikindi kibazo ntacyo sawa hari umukobwa ugushaka ndaje muri icara nta kibazo amakuru ni meza rero nitwa Belize nari nje gusaba akazi haba kuba seriveri haba kuririmba byose nabishobora mumbara mu akazi nanga cyane nakora ufite imyaka ingahe mfite imyaka 17 Belize akazi hano karahari pe kandi twari dukeneye umukozi ariko nkurikije imyaka ungiye ufite ndumva nta kaguha ndagakeneye cyane kandi n'imyaka 17 ntabwo ari mike pe ndabyumva pe ariko natwe ntabwo twarenga ku mategeko niba umwana w'imyaka 17 atemerewe kwinjira mu kabari ibaze noneho yagakozemo ni ukuri mbabarira ntabwo ari uko kwimakaza sibyo aya ntacyo birumvikana reka ngende mwakoze wihangane nagira ngo dupange uburyo iriya reception iza kugenda uranyumva yego ubushize mwabikoze neza cyane noneho ndashaka ko uyu munsi muza kurushaho ku buryo buri mukiriya wese wageza ataha tuvuga neza sibyo yego ariko boss nawe nta buraga agira wala ako se mukobwa se mwari uri hano ejo ese yari hano yarahari naramubonye ko ntawe nabonye I'm a fighter, a dreamer, rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigeraho akira ukuboko tugerane burya ejo si kera